tutitaye kumenya ngo authenticité yari amajwi ni iyihe, harimo igitekerezo cyuko byanze bikunze ko bivuze muri introduction, ino ntambara ya Kongo ishobora kuva kuri level imwe ijya ku yindi. Uyu munsi ku itariki 7 M23 yagombye kuba yavuye Isake, ikava Mushaki, ikava Mweso, ikava mu nkengero za Rubaya, kuko Rubaya ntabwo irahafata mu mujyi rwagati, ikaba yagiye mbega abantu bakaba babona imirongo igisa byinyi, bikwereka yuko nta mutima ifite we guhagarika ibi bintu by'intambara, cyane ko tugeze kuri Sake harimo kubera imirwano ikaze, banavuga yuko none nimo kuyobora General Makenga live Sake. Sake buriya ngo komando mahari shwa kuri mu uyu general major wahegereje umutima Makenga. Bari yasabaye Makenga. Baramuzi, ni umuntu umwana wabo w'ijomba, baramuzi bavuga ati Makenga ciya kwimura intambara ikajya kuri next level. Next level kuri M23 niki? Kuri M23 turayibona yinjira Warikare, yinjire hari amajoro w'ingoma arimo kuvuga, ubwo ibiri Warikare ushobora kuzamuka kujya za Butembo, ugana za Bunia, ugana muri Chopo ni ngira ngo turashyiramo na Kisangani. Iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza. Nkuko mwabibonye mu gitondo twarimo tuganira ku bijyanye no kuba M23 ishobora kurambika intwaro hasi, ariko kuri iyi nshuro tugiye kureba ahubwo niba M23 urebye uburyo irwana nta gihunga ifite, bitashoboka ahubwo ko yajya ku yindi level cyangwa ku rundi rwego, ikaba yanava hano muri Kivu y'Amajyaruguru ikajya Kisangani nkuko Major Wiringoma ku munsi w'ejo abantu bakurikiye audio bahoze babyumva, yavugaga ko ahubwo no muri Equateur, muri ntara Equateur bashobora kujya. David amahoro Na mahoro gusa nta ndi mu ndavuga ibintu nzi ko tutarajya hasi sanza taramura ikiganiro gihagarika muri cyuma nibaza. Oya ntago nagihagarika kuko nubundi ntabwo iyo bamwe bashingira abandi babashingura. Urumvikana ni kwisi yubatse nyine. Hamwe n'ijoro handi ni kumanywa. Nuko kubimenyera nyine bigorana. Ariko nanone kumbaza ngo ndamahoro mba nibaza kutarambaza uti namahane ni iki? Kuki se uwaza amahoro buri munsi? Nuko ari cyo nifuza. Ufite ikibazo cy'amahoro se? Oya nifuza amahoro. Iburyo ni bumoso, burengerazuba ni burasirazuba. Nta kibazo. Nari ndimo mvuga nti ngira ngo nawe bakurikiye mu gitondo ikiganiro twageranye na mugenzi wacu Ayubu, turimo twibaza niba koko M23 ishobora guhagarika imirwano, ariko conclusion nuko itahagarika imirwano nkuko byagaragaye. Yego. Ahubwo David reka turebe iyo ukurikije uburyo M23 kurwana ugakurikiza n'icyo nanivuze cya Major Wiringoma cyuko ahubwo M23 ishobora gufata imirwano ikayishyira ku rundi rwego, ikaba yatangira gufata n'ibindi bice. Urabona iyi gahunda ishoboka cyangwa Major Wiringoma ni kwa kundi ko gukanga adversaire? Kwanza ndahera ku cya Major Wiringoma kuko audio yo Major Wiringoma nimo kumvikana, nta muntu uzi niba ari audio officiel cyangwa niba ari ibiganiro hagati y'abantu. Iki kintu rwose kuri social media abantu bongera bakigarukeho. Yego. Urimo kumva social media, ukumva audio utazi ikiganiro yakorewe. Turabijyanisha na ya audio yumvikanye uwo abantu bitaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi Perezida avugana na General Mugabo. Hari audio yakurikiyeho abo bantu bitaga General Major Makenga avugana n'undi bita Kabido, ariko wakumva kuko nubwo nta authenticité wabikoreyeho test ugasanga ayo majwi abariyo. Ariko rero kuko nk'ijwi rya Major Ngoma abantu bararize uvugisha mede. Oya na General Makenga ijwi rwe rirazwi, wenda ibyo ntamenya ni rya Kabido. Kisekedi ariko iryo rirazwi. Kisekedi rye rirazwi, uretse ko naje we gukompara n'irya Ministre w'Ingabo Kabanda ukumva yo ajya kumera kimwe. Ariko nanone abantu bagiye impaka ku banyira amajwi ntibajya impaka kuri context y'amajwi. Ibwo umunyamakuru cyangwa usesenguzi twebwe icyo tureba ni context y'amajwi, whoever wayavuga yaba ari inde byose urumva wareba position y'ayo majwi yararimo ukagira ikintu ukuramo. Ubwo ni hanyuma rira ryangoma nubwo nta forensic twarikoreye wumvise yari we mu gutegura ikiganiro na mushatse Ngoma ntabwo arimo kugaragara, ashobora kuba ari mu ntambara nyinshi. Iyo bari mu ntambara ntabwo bakunda bagaragara bari muri pause. Nani kumubaza n'ibiryo jwaririye kandi tubifite uburyo bwo kwimubaza. Icyo rero nicyo nashaka kubanza kuvuga nkavuga ngo ugereranyije wumva sari we
gihe mu kigereranyo cyanjye niba ahubwo 101%. Ariko icyo ntazi no kuvuga ngo ese urabizi nakwe tubaho muri social media, hari uburyo ushobora kuba muganira n'umuntu mukamena umuceri ariko utazi ngo bizagera hariya. Aho ku bintu by'inyeshyamba nuko byangendekeye ubushize reka tubire. Ariko nanone hari no kumenya ngo mu buryo bwa social media hari ukuntu abantu bashobora kugira ikiganiro bakakinyanyagiza ubwabo. Tujya tubona muri showbiz bafite papa si icyo bashaka kugeraho kugira ngo abantu bazagifate nk'ikintu kiri minenegwe gisanzwe. Icyo ni Kirundi donc kiri aho ngaho gusa, nk'ubu ngibi turimo kuganiraho tubishidikanyaho, ariko message yabo ikaba yatambutse. Muri marketing bavuga ko urabona udupapuro tw'utudeplia flyers bajya batanga bagiye nk'ahantu ducuruza ibi tugira gute, burya bavuga ko aho kugira ngo gatwara ukabike muri varize cyangwa mu nzu wakajugunya mu nzira kugira ngo ugatoye nawe akajugunya kugatora bakagenda bagahererekanya message igakwirakwira. Ni muri ubwo buryo rero no kuri social media audio zisa nk'ikintu audio sana zubakiye ku kintu kimeze nko guhana amajwi mu byo tuzi nka voice note muri WhatsApp zirahanze, uretse ko umuntu anabikodinga akabishyira muri ubwo buryo. Ndetse mu Rwanda social media mu Rwanda ntabwo izitabira, ariko nagira ngo nse nkuvuga ku badukurikiye yuko nko muri Uganda na Congo voice note zirakora cyane. Hanga amagurupe mbaho muri Uganda batajya banandika, usanga ari obligatoire gukoresha audio. Ntabwo ndayibona iyo style mu Rwanda kuri social media y'u Rwanda, sana ku bantu bakoresha WhatsApp n'indi koranabuhanga rikoresha audio. So nkavuga ko rero tutitaye kumenya ngo authenticité yari amajwi ni yihe, harimo igitekerezo cyuko byanze bikunze ko bivuze muri introduction, ino ntambara ya Congo ishobora kuva kuri level imwe ijya ku yindi ku ma episode ikava muri ubu ikajya mu bundi. Ikindi twanarebaho nuko n'ubundi ntiyatangiriye kuri level iriho uyu munsi. Uzumva nko mwanzo w'intambara itangira nka Kinshasa yasaga nkaho ikomporeninga umujyi wa Bunagana uribuka ko na perezida wa Kongo yigeze kubwira abakongomani ko ingabo za Kenya zizinjirira Bunagana, ku buryo wabonaga yuko Bunagana ari ikintu gikomeye cyane. Simvuze ko n'ubu cyoroshye, ariko ntabwo nk'ubu ngubu ushobora gusanga Kinshasa ikomporeninga iburana Bunagana. M23 nayo itangiza urugamba hari aho hazagamo ikisi wenda rya jambo dukunze kutavugaho rumwe pakanisha abantu dushaka gukonkaringa ahantu ngo gufata imisozi kugira gute. Yego, ariko ntabwo wavuga ngo wavuye Bunagana ugera hari ahantu barutse gufata ni hegera warikare mweso. Yego, mweso ngo uvuge yuko utarimo gukonkaringa uturere, ndetse ingabo za M23 ziraho bita pinga ni muri warikare bakubwira ko ina kure cyane. Ubona bagenda badevansinga bambutse umugezi wa mweso winjira muri warikare n'ahandi. So ukavuga ko rero uvuze ko intambara ya M23 na Congo iri kuri level yatangiriyeho wabubeshye. Gusa twe dusesengura dukunze kuvuga ko ari Congo uko yagiye izamuka isikariye z'intambara na M23 uko yagiye izamuka isikariye z'intambara, ubona yuko ikiri kuri Congo ho ni kimwe nuko itagita umurongo. Ivuga iti ntitubashaka muri gihebe n'ikiri ibintu maraye kubivuga muri iminsi mujye mubabarira. M23 ikaba nayo utamenya umusimamo wayo, ariko yivuga ko ikisimbere ari ibiganiro ariko Kongo yayanze ikavuga ibiganiro ifata mweso ifata ahantu igenda ifata nta kibazo cyo ntituze kugipfa. Kongo ubona ko yashikamye ishaka imbunda mbere ntiyemere no kuzigura, ishikamye ishaka abatera nkunga iva kuri umwe ijya ku wundi, kuva no ku mercenaire. Burya umuntu agiye ku mercenaire nta cyabasigaje inyuma, kugeza aho uyu munsi tukora ikiganiro yanashyize hanze amakuru yuko ikeneye kurwanisha abantu bose bigeze kuba mu gisirikare cyo twize nk'abareserviste n'abandi bose bazi ngo kiriyongeraho ko ikinyamakuru igihe ejo cyanditse ko igiye gukorana n'imitwe yitwaje intwaro yose mu guhangana n'u Rwanda. Nta kibazo, ntabwo ari M23 n'u Rwanda, nta kibazo. So nta kibazo bavuga bose. Nkavuga ko rero kuvuga ko abantu bakwitega imishyikirano no guhagarika ibiganiro nk'uko Ayubu yabivuze, Giwe nanjye nkaza nk'umukorera mu ngata nkavuga ko akayeho k'ibiganiro rwose ntabwo gahari. Kandi M23 nayo mu kwerekeza warikare ikagenda isatira ibirindiro bya Minova na Sake, bikwereka yuko nta mutima ifite wo guhagarika ibi bintu by'intambara, cyane ko tugeze kuri Sake harimo kubera imirwano ikaze. Banavuga yuko none nimo kuyobora General Makenga live Sake. Sake buriya ngo komando mahari shwa kuri mu uyu general major wahegereje umutima Makenga. Kandi no kundi ruhande
bikanavugwa kuko Makenga ashobora kuba atagikorera muri za Bunagana. Ntabwo nzi amakuru yo M23 n'amabanga yabo, turaza no kubigarukaho mu kanya. Ariko iyo ibintu bivuzwe twebwe muri biravugwa tubyemera nk'amakuru, kuko kuba bavuga ko General Makenga yakwibindira Bunagana akabishyira muri Bwiza ipfiriya hegera Masisi, ibyo ntabwo ari ibintu abantu babivuga. Abaturage babareba n'amakomvu y'abasirikare barasa bayoboye Makenga, baramuzi, ni umuntu umwana wabo w'ijomba, baramuzi, bavuga ati Makenga aciya akabasuhuza, birashoboka byose. Kuba rero wenda yaba ari muri Bwiza ariko akaba avuye Bwiza akegera komandoma ya Sake, bivuga ko na Sake Kinshasa yishyizemo imbaraga nyinshi muri commanding, ndetse nihaniza FRDC rwose nta cyane turababariye Kicanga, turababariye Mushaki, mweso nta kibazo, nigendere ntizabarikare mu mashyamba. Ariko Sake rero urumva iyo position ya Kinshasa ishobora no gukwega komandoma yamwenyewe bikagaragaza ko imbaraga uruhande rumwe rushizeho n'abandi bizubashyiramo urundi gushyiramo izo mbaraga. Rero bigaragaza ko niba uyu munsi turi ku itariki ya 7 ariko M23 bagobye ko bavuye mu birindiro, biranakwereka yuko n'ubundi akaba ari imirwano iri concentre kuri agise ikomeye. Gasake buriya niyo yasimbuye Ntuzi, niyo yasimbuye Kibumba na Rumangabo. Rwose niyo ubundi M23 ari ifite amarembo y'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma twibutse abantu ko niyo chef niyo kapitale ya Nord Kivu. Kandi mu bintu bya gisirikare wafata imisozi ugafata n'ibibaya, ariko utarafata kapitale y'ahantu ntabwo ubura hafata bisese ibintu bizgo. Nawe ngiye kubishyiramo ubusesenguzi bwinshi koko abadukurikiye barabizi. Utarafata umurwa mukuru w'ahantu ntabwo uba wari wafata iyo ntara cyangwa se icyo gihugu. Ku bantu barwanira ibihugu utarafata kapitale, utarafata igihugu, nubwo wafata intara 10 kuri 11 ya 11 ari umujyi wari kapitale y'icyo gihugu, bivuga ko utaragifata. Rero nkavuga ngo niba irembo ry'umujyi wa Goma rya riterina n'irembo rya Kibumba na Rumangabo uri muhanda werekera Rucuru, sinibuka ngo ni route nationale ya Kangahe, ishobora kuba ari ya mbere ufatiye kuri Goma. Ariko noneho imbaraga zikaba ziri ku concentre Isake uyu munsi ku itariki 7 M23 yagombye kuba yavuye Isake ikava Mushaki, ikava Mweso, ikava mu nkengero za Rubaya, kuko Rubaya ntabwo irahafata mu mujyi rwagati. Ikaba mbega abantu bakaba babona imirongo igisa byinyo, nkuko Emmanuel Macron yabivuze n'abandi bagenda babihurira, nkuko na M23 yibwiye Lorenzo ngo ndetse mu yandi magambo nta busobanuro abahanganye bagombye kuba bafite ku bijyanye n'intambara. Uti gute M23 sitari Sake, ntibe Kingi, ntibe Kirorirwe, ntibe hose yaporinze, nine se ubwo koko atuvugishwe kayeje FIDC yarasana M23 idakeka M23 ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Na FIDC rero kuko ngira ngo hari ijambo M23 maze iminsi ikoresheje mu Rwandiko yanditse ku itariki 4, ijambo bita concomitance, donc gushyira mu bikorwa ibintu ariko ari uko n'uwo muhanganye yabishyize mu bikorwa. Aha ngangira ngo turumvikana neza. Ubwo byabaye rero concomitama, byaba bivuze ngo na FIDC yabazinze imbunda wenda ku birindiro byahiri aho kubimenya biranagorana kuko iri mu gihugu hose, igisigara cy'igihugu, ku buryo nta n'ijambo imirwano uyu munsi twagombye kuba tuvuga. Ariko imirwano y'uyu munsi itariki 7 urumva guhangwana kw'amaposition ku mpande zombi birerekana yuko nyine buri muntu wese ku ntambara ya Kongo ntaragera ku cyo yifuza. Nicyo twavugaga ngo rero kwimura intambara ikajya kuri next level kuri M23 niki. Kuri M23 turayibona yinjira warikare, yinjire hari amajoro w'ingoma arimo kuvuga. Ubwo ibiri warikare ushobora kuzamuka kujya za Butembo, ugana za Bunia, ugana muri Chopo ngira ngo ubu turashyiramo na Kisangani yoza mu gihe wa 3 muri Kongo, ariko ubwo mara yisimbuye. Kisangani ubona ko yagiye subira hasi cyane, ariko ubwo mikomeza gutera imbere. Ariko still Kisangani nayo iracyari umujyi w'ingenzi, ifite izina rinakomeye. Ugiye no kureba burya umwana ukoranga ngasumba ijose, nta rutugu ukuranga rusumba ijose. Ni nkuko zira za Gikondo zazamuka, abantu bakibwira ko Biryogo yagiye hasi, ariko Biryogo n'ubundi yacyafite izina. Rero bitwaye gutyo nta kibazo. Kabeza nagira numvisha abantu ko Biryogo n'ubundi bamwe bayirimbye ngo kapitali ya Kigali. Cyane rwose, reka tubitware gutyo. Ni nkuko bavanga Musanze irakomeye, ariko Musanze wenda ntagira arenga Butare. Ibyo yakwikora byose irubatse turabyemera, ifite amazu meza,
ifite n'ubukerarugendo n'amahoteli ariko umujyi wa Huye wari wahuye bakandagiye kuvuga uti mukore defile Butare n'abanyabutare barabizi abana b'Izambia rwose nta kibazo nta kibazo tubwira so no kuvuga ikintu kuvuga ngo rero M23 iyo next level abantu no guhibisa yuko abantu babyange babyemere ndabizi muri commentaire bazantera amabuye kuvuga ko uyu munsi habaho interconnection entre M23 na twirwaneho wabishyira kuri 0.5% nubihakana ibyo birakureba ariko uzamenye ngo nubona ifoto ya Major Wiringoma kuri profile yiwe afiteho makanika uretse ko yahimuye akashyira undi mwana w'umukobwa umenye yuko bijya bifite ibisobanuro gute se umuntu umuvugizi w'inyeshyamba agira profile picture yiwe undi muyobozi w'inyeshyamba zindi Nugo rega turanga ngo tujye tureba sayiko bakadukina sayiko nako dufite ubwo abadafite nimero ya Ngoma nibo kibazo ariko abayifite nkamwe babasesenguza abazifite se bajye bari bakora ya matangazo bandika n'iki byose barayibuze se ntago bayibuze nimero ya Major Wiringoma donc icyo kintu uzanyemo kiranumvikanisha uburyo ibyo umuntu ashyira ku rubuga nkoranyambaga ushobora gusobanura imitekerereze n'ibigezemo n'igihari Facebook ijya no gukora statistique no kureba iki niki inareba ibintu kunda kurayikinga ikavuga turiya muntu akunda umupira uriya muntu akunda iki muri bakamenya aho gukarase muri search engine zabo babibona sasa ibyo ngibyo no Major Wiringoma ko bayashyiraho no azashiraho yaciwe we urumva cyangwa shire yaciko urebe ko ahubwo sindanabona yashyize yanyaga yanyaga se yanyaga yayishyira abona ibona yayishyira no rya munyangora wo mujenerali kuri IGVM ubona bavuganye n'iringara ikibumba ubona abantu ashobora kuyishyiraho we asa no kuyobya diversaire ako sinumva intere bafite mu gushyiraho ya makanika cyangwa se kesa soya se ya farese matama uwari we wese wo muri twirwaneho ikindi twirwane herutse gushyira kwandika Twitter ishyiraho Twitter n'urwandiko rusobanura akababaro abavuga ikinyarwanda muri no rukivu barimo twirwaneho ivuga iti gute mwebwe mubwira abantu ngo ntago ngo bafite iremezo ry'ikinyarwanda kandi bafite imisozi yitirirwa ubwoko bwabo buvuga ikinyarwanda yashyiragamo iyo za Kanyarucinya ngo musobanure bonaga nicyo bisobanura nkabundi bose twirwanaho yataye ibibazo ifite hepfiriya ikaza kwita ku bibazo by'abantu muri Norukivu nawe ntiyorohewe wait numvisemo akantu iyo Twitter hari ushobora no kwifata screenshot ukayishyiraho kavuga ngo niba Kongo igiye gukorana n'imitwe twaje intwaro mu guhangana na M23 n'u Rwanda kurundi ruhande M23 nayo iri kwiyegereza iyo mitwe yindi antrotre twirwaneho nka Nyatura simbizi urabizi kubera yuko genda kuri allocation ya Colonel Alfred mu ijambo yavugiye mweso kubanga wiyuma bidushakira urabona ko arimo kubwira abantu mwese muzashyiramo na Nyatura ati muze turabana bahanga tugira abakoloneli natwe so ibi bintu rero bitangiye kuba ibindi bintu ntabwo ari jyawe muvugiye ari kamarade bahati bakoresheje inama mweso abaturage isinzi benshi cyane wagira ngo ni mitingi yari yabaye abwira abantu ati namwe Nyatura n'ikindi cyate ni muze mujye mu gisirikare cyacu nese byo bivuze ibi bintu rero bitangiye kuba ibindi umwe ari gushaka amaboko n'undi agashaka andi ahubwo uvuga utumwe amaboko arimo kumurya ashakiraho nandi barimo gushaka kurwana kuko M23 ubona kiri muri position de guerre niyo mpamvu no mu mbwirwaruhame zabo ntabwo bifite ibona nka kamarade Bahati Erasto avuga ngo ndi mwene Erasto akavuga n'izina rya mama wiwe abivugira mweso avuga ati wacu ni hafi ahangaho ugasabagata ngo turahazi ibintu ngibyo ntabwo waba uri umuntu urwana ujegajega ngo ushyire mu kaga witwa umurebere ngo ushyire mu kaga umuryango wawe biba bisobanuye urasobanura ko bakiriho biba bisobanuye yuko wizeye kubarinda urumva kandi ntabwo yemera abo ntabwo abatwara muri Sabyinyo M23 habaye imyaka 4 cyangwa 5 ariko ntabwo nizera ko yatwaramo Erasto Sane ntabwo yatwaramo Erasto Muzehe bivuze ngo urimo kubaha erega kanija ari kintu nkunda kubaza abantu batajya bibaza mujye mukitubaza ariko kubera iki ubona mu mbaraga guverinoma ikoresha idakoresha imbaraga zo kuvangira M23 aho ikontorora kwivangira mu buryo bw'ubutasi yabishobora burya ikagenda igatera ibisasu muri kiwanja sivuga iby'indege nyine ikagenda igahungabanya umutekano M23 ikorera kandi yabishobora ntakagira umuntu kubeshya kubera iki ubona basobanura neza hari ibyo bita insurgence kuko insurgency hari uburyo iba provoke
kandi baye provoke na enemy ikagaragaza ko ahantu M23 control nta mutekano hari ari leta yinjiriye ibyo rero ikoresheje uburyo bw'ubucengezi yabikora nkuko M23 nayo ishobora gukoresha uburyo bw'ubucengezi aho leta ikontrola ikahatera akavuyo ntabwo tuba tuje kubeshya nanga ibyo ari isomo mu by'ubutasi urumva biga ibyo bita créer intelligence na gérer intelligence muri politique no muri politique create problem and then offer solutions ubwo muri ko mubyita byita technique de manipulation de masse mu bushobozi bwa M23 ifite sibyo nubwo tutarajya kuri ground ikoreraho imaze kugira igipolisi cyo ku rwego rwo hejuru na counter intelligence nibyo birashoboka bishobora guhangana n'imbaraga za leta iramutse government yabishyizemo imbaraga uribuka umunsi abantu bigoma bigaragambya bavuga ngo perezida w'u Rwanda ngo ntabwo akiriho icyo gihe perezida w'u Rwanda agahita ajya mu gitaramo muri Mirikorine muri gakondo abantu batise mwebwe muravuga ngo perezida w'igihugu ntariho kandi yenjoyinga igitaramo sinibuka event yari ishobora gusoza umwaka yize gute kimwe muri ibyo ngibyo birashoboka ariko abantu ibi event turayizi twese biriya rero bikorwa n'iki bikorwa n'inzego z'ubutasi ziba zabikoze zigira ngo zipime niwasanga iriya mibare bakoze ari barimo kugenderaho uyu munsi babwira ngo bajye gutwika amadarapo kuri Goma bagire gute kuko itabishyira material bakabibika bazashaka kubikoresha bakabisora bakaba babikoresha mu guteza akaduruva bati mujye gusenya urusengero rw'abanyamurenge bati bagahita bagenda biruka bati koko twigeze kubabeshya umunsi umwe baguruka n'iyonka n'ubu twabakoresha muri ubu buryo niyo mpamvu tuba hano kuri izi kamera kugira ngo tubwire abantu ko ibyo byose biba bishoboka bivuze ngo rero barabiturayinze muri Goma barabiturayinga wenda mu gutera amabuye ku mipaka birarya n'iki byose nkibaza iriya turufu guverinoma ikoresha kuko impamvu bivuga gutya no kubera iki nuko nzi ko ishoboka wayishyizemo imbaraga muri zone ya diversaire ndi buvuga n'akandi kantu nkibaza ariko reka mbere kuri ako gasoze kubera iki nubwo atari bibi kuri gihe naje ntacyo bintwaye mu kuvuga ibi ngibi ubona kiwanje komeza gutekana simvuga gukoresha ya force urumva bunagani gakoreshwa uwo muri M23 yegereje umutima aravuga ati ni ikoranabuhanga n'ubuhanga buhanitse bwa M23 mu kurinda aho yafashe yusi abisubize gutyo ibyo nta kibazo bintwaye kuko abantu batekanye nta gihombo mifitemo ariko kavuga ngo government buriya mu kujya gushaka aba mercenaires mu kugura Sokoyi mu kushaka mu mizenguruko Tshisekedi yakoze kesa swa Brazzaville akagenda akajya muri Komori nta atageze izo mbaraga ziri agosha adruati ho yamariyemo neza burundu ku buryo wavuga uti ibyo bindi byaramunaniye kandi government ni ikintu kitoroshye government ni ikintu kitoroshye guhangana government ni byoroshye ku buryo yananirwa no gukoresha abarimu bayo iti mwigaragambye nimujye kwigisha nimujye kugira gute so ukabona ko rero abantu barambaza bati kugira ngo kuvuga ibi ngibi ukabona ko hari imbaraga zikizigamwe na buri ruhande urumva rutarakoresha mu rwego rwo kwangiza urundi ruhande mu rwo bahanganye nibyo navugaga ngo rero muri level zikurikira hashobora kuba nka M23 ukabona none isigaye yigamba gufata ahantu kandi itajyaga ibyigamba ukabona Kongo nayo irigamba kuvangira M23 aho yafashe ibyo byose bini ibintu bishoboka ukabona wenda niba abantu babaga Kiwanja Rucuro ibikorwa remezo byari bihari ubutaha imyigaragambye yabaga Igoma ukabona ibereye nk'ikiwanja batinzaga twishe zanye cyamba twishishije inzara mu gihe M23 yakoreshaga ubwo buhanga ivuga ati mwamagane guverinoma ikazisanga wenda government irimo gukoresha abaturage bahatuye ikoresha ubwo buhanga bwabo bw'ubutasi kandi byose birakunda cyangwa se ukasanga M23 ibiburizamo nuko tudafite amajwi yayo twashatse biri ngoma twamubuze musibye ntiyanabikubwira ugasanga ikubwiye umubare wa tentative za government pro government ihora iburizamo nazo ugasanga zirahari cyangwa ugasanga ziranaba zitaripotingo sabotage za guverinoma mu karere M23 control yego cyangwa nanone government ikaba hari byitavuga sabotage za M23 ikoresha mu zindi ntara no mu yindi miji ariko nka kiriya kidari papa yari kujyamo kikaba cyahushywe cyaraguye muri stade de Maritime ugasanga cyarakuruwe cyarakwezwe abandi bakabitwerera umuyaga ariko bitabuza abagikweza none se M23 irasama bombe nabyemera ikarasa amasasi gafata ahantu nta tekinike nimwe yari zavinga ahubwo tunibaza ari kubyo nibo kuvuga ubundi se umwe wese ufite imbaraga akireze Rivier atarakoresha zirimo nizumaze kuvuga haruguru azirozereve iki nizo nenda kuvuga muri iki gihe ushobora kufunguka ukajya ubona n'umwe arimo kuvangira undi hazarani undi arimo kuvangira undi hazarani akoresheje rubanda
akoresheje intwaro zose zishoboka kuko mu ntambara nta ntwaro nimwe uzigama. Iyo level rero tuvuga ishobora kujyaho gukurikiraho nibyo nakubwiraga abantu bashobora gutekereza ko M23 ishobora gufata nka Goma mbere ya Bukavu, ushobora kubona niba ari byo byayibera byiza yigaruriye nka Bukavu mbere ya Goma kuko yabizengurutse neza burundu noneho. Noneho Goma ikazikuramo nta risasu rivugiyemo. Yego. Byose birashoboka. Ariko nutekereza ko nanone leta nayo yaba ifite imiyaga. Utinye buri yereka nkubwire kanije. Buriya ngo government mu mirwano yarwanye mizi namba na M23 ku makuru tuba dufite tuba twibitseho ntago izibagirwa igitero cya M23 Kicanga guverinoma hatakaje abasirikare benshi bararama ku mihanda, benshi bamara igihe kirekire barabuze gishingwa, tuzi ngo bashyinguwe nane kugeza uyu munsi, kandi nubwo M23 anze kubitangaza ishobora kuba yaranamariye abacanshuro rwose bavuzwe umubare twavugaga bangahe barindwi 8 abarindwi bari abacanshuro ntabwo reportage zabo zakunze kugaragara ngo tumenye ngo bari abacanshuro bahereye. Ndibuka nigeze kubaza amajoro y'ingo base ibyo abacanshuro muza bidutangariza buta yambwiye ijambo yakoresheje uraryibuka ngo aye mu mawopote ngo tuzabona amakuru yabyo. Sofa ntayo turabona. Bivuze ngo rero igituma government yanga kuva kwizima yarakubitiwe Kicanga gahabwa isomo kuko impamvu Kicanga tuyigaruka no kubera iki Kicanga bivugwa yuko ariho government ya Tshisekedi yari yapanze gukorera contre offensive ndetse inagerageza birashoboka inagerageza kureba niba bari iki bari bavuye wenda ni Kamena cyangwa ni Kitona hitoreza no mu bindi bigo hitorezamo abasirikare bashya wari umubare mwinshi uri hejuru y'ibihumbi 7 kugera kuri 20 kureba niba byarashobokaga kongera gukora reconquête yo gusubirana ibice government yahoranye harimo nizo za ngira ngo muri zirantureka za Kicanga niba ntabihuje nabi byashoboka kandi naho Kishishe yigeze kwigarurirwa iminota agace ka Kishishe abantu bazika kuzugaruka muri amakuru cyane izi ntambara za M23 na guverinoma. Nubwo M23 itatangaje ko Kishishe yayambuwe muri iyo minota ariko rwose yikubise mu gituza ikareba mu kirere ikavuga ko Kishishe tigeze yigarurirwa na guverinoma iminota runaka kesa swaye na nubwo abari munsi simbizi aho ngaho yabibeshye niko ntekereza kandi ntabwo ntekereje nabi. So bivuze ngo rero Kicanga mu kuhakubitirwa na M23 Kinshasa kahura n'akaga kangana gutyo bishobora kuba ariho yateguriye ko ariho haba départ guhaguruka bundi bushya haba contre offensive no gusubirana uwo witumwanze nyuma hakaba ndetse hari guturukwa n'ibitero byigarura ibindi bice M23 ifite wajya muri localité za Bwito ni Bwito ngira ngo ni localité cyangwa se ni sheferi wajya mu bice bya Rucuro nyirizina kuko Kicanga ubona ko isa nk'aho yinjiraga muri Masisi neza. Nkakeka ko rero igituma leta ya Kinshasa ikomeza kugira presidence ivuga ngo abantu bakubiswe Kicanga ni rwibutso rubi bahafite baracyafite akayayo ko kurwana inkundura icyo kintu cya resistance budatsimburwa bwa government nubwo abantu begereza umutima izi ntambara badashaka kukivugaho kuba leta ikubitwa Kicanga igakubitwa Mushaki igakomeza gutsimbarara kuri Sake igakomeza gutsimbarara hose bakayikubita bakayirasira za kajugujugu igakomeza kugurutsa izindi ikazana abacanshuro ikabona ko badahagije igakomeza kujya muri Sadek ndetse dushyiramo kandi kantu kuba deployment ya East African Regional Force imaze iminsi ihindutse uko yari imeze uko yari conforme kuri Rwanda ikaba yarabihinduye ukabona ingabo za Uganda na South Sudan zagomba kudeployinga muri turi naho hafi zikaba zose zishaka kuba concentre muri Goma ukabona ingabo z'abarundi zagomba kwikoncentra ahari FNL yangaba ya FNL yangaya bampema general na Red Tabara muri South Kivu ikaba ingabo za Burundi ziturimo kuzibona zishaka kujya muri Sake kirorirwe muri ya murongo wo muri Masisi. Iyo changement deployment jewe mu mitekerereze yanjye niba ndi pessimistic bambabarire nuko abadukurikiye nuko ntekereza ko ntabwo iza yapeza isa nk'imanura urushinge kuri intambara genda bana ko niyo deployment kwihindura redeployment hagaragaramo un danger quelconque umwe wese urimo gukora deployment arimo gutinya. Ntabwo ntekereza yuko ari amahoro masa abanyakenya baje bagasanga bakavuga ati muze n'ibindi muvi iyo ngiyo mwese mumanuke na amahoro se yananiwe abanyakenya Kenya se niba wenda general Nyaga ni ufite ubwo bushobozi bwo kubwira bwo kuba no gutanga ubwo bujyana kuvuga ngo izi nizigabo zirandi muzizana ahangaha none se no kubera umutekano mwinshi uhari akavuga ati mubazane bakampinga ahangaha cyangwa ni danger abona muri report atanga n'amakuru y'ubutasi avuga akavuga ati
nyamara bagabo ba perezida wo muri East Africa nubwo murimo kujya Ituri nubwo murimo gukonsantra muri Bunya nubwo abarundi barimo kuvuga ngo bagiye kwihamira hepfiriya muri Uvira na Minembwe nayo hose mumenye ko hangaha hari one ndimo kubona M23 irimo kukonsantra igisirikare no kugwiza intwaro ziremereye z'uburyo bwari bwo bwose. B ndimo kubona FARDC iri mu bintu njya rugamba nimutareba neza ngo muhurure muza hano haraza gushya hatokombera hagurumane. Tugomba no kureba deployment kukizibaho zibaho kubera akaga k'amakuru y'ubutasi arimo kugaragaza. Ntabwo ari amahoro arimo guhinda aho hantu. Bivuze ngo nibyo navugaga ngo none se ari FARDC impamvu ndimo kwibaza impamvu yo kuzamuka kw'intambara kw'indirevu. FARDC iri satisfait yani abarundi nibagera sake irahita ituza intwaro ibwira mercenaire ati ayumwe atujega ni menshi ni mutahe cyangwa iro hitiro kirita abandi. Icyo ni kimwe. M23 ikigaragara kirahitiro kirita abandi kubera ko yatangiye no kubwira abareserviste n'abademo n'abandi bose n'indi mitwe nyeshyamba sore neroma mu buryo bugaragara kandi byo guharisha ngo yirukanywe ngo bari barikwa kubera discipline ngo bose baza oya nka kuriya Russia irimo gukoresha muri Ukraine abantu bo muri Wagner ariko Wagner members benshi bakaba batakiriya special force y'abademo b'Abarusi ahubwo bakayemo n'abari mabusu bakavuga ati ukati imyaka 20 cyangwa burundu ino n'udutsinde ntambara uzataha iwanyu urumva. So ndetse uretse ko ibintu bidafite fagite mu itangazamakuru no gusesengura tubyitondera nta n'uwandi amenya mobilisation M23 yabirimo gukora ihereye ko yakoze mweso twavuze Colonel Alfred abwira abantu ati nanyatura namwe nimutinye yego none se muri M23 ijya kugera aho immobilizinga ijambo nka iri imbere y'abantu bo muri mweso igashyiramo na nyatura k'iryo jambo turifite turimo guhimba haje ubwo kayinija abandi batari nyatura iyo mobilization bigeze he tuvuga nk'abasore bakiri mu makambi y'impunzi za Uganda bakiri batoya ubwo umuntu wegereje umutima wa M23 byo we arimo kubwirwa ataye muzika kangahe niba nundi wari mu rundi ruhande uri mu ruhande rwa FARDC wabonye no mu koloneli byinshi uherutse kuva mu gihande cya FARDC akajya muri M23 niba bari mu ngabo z'igihugu bahanganye na M23 bahamagarirwa kuza kuri M23 ndashaka kuvuga nabari muri yo coalition maze kuvuga haruguru ubwo noneho undi utaranabyigezemo uvuga ati siye wabona mu M23 itabara imiryango yacu itabara inka zacu itabara ikindi uwavuga yuko impande zombi zihagurukiye ku mobilizinga no kugwiza amaboko bitandukanye na retrait bitandukanye no gusubira inyuma kumwe no guhagarika intambara kuri FARDC isheringa kuri M23 no ku butaka ikontorora bitandukanye no gusubira inyuma kuri M23 ijya muri Sabyinyo cyangwa se n'ahandi yajya muri retrait ikirimo hagati aho ngaho kitari ukuva ku rwego rw'intambara buri ruhande rujya ku yindi ni iki kuko sintekereza ko M23 iramutse ivuze kuri igihande cyo muri FARDC bashobora kuba babyumva kimwe kikazira icyarimwe cyo ni icyambere. Ese yaba ari meaning yo kujya muri Sabyinyo cyangwa yo kuregeza amaboko no gushyira intwaro hasi cyo ni kimwe. Icya kabiri niba FARDC igize amahirwe nayo nkuko ibifite ukizere abihamagara bose bakazira icyarimwe kuko abamercenaires irababonamo weakness irabona weakness mu yerokirise bakajya kicanga bagakubitwa bakaraswa ku rwego rukomeye cyane kandi barabari ikiri bashyashya baje kumva impumuro y'intambara irabona muri East Africa we rwose yamaze kubatera ikizere ivuga izo ngabo zitarwana na M23 zaje kumara iki zaje kwifotoza Moniske nayitangiye kwinyeganyeza igaragaza reflexe muri iminsi Rosette nigera itariki kandi twayigezeho uyu munsi ubwo reka tuze kuremerwa na Moniske yavuye muri Rwindi cyane kagace ka Rwindi amakuru ariho arimo gusirikira nuko M23 ishobora kwigarurira agace ka Rwindi nabibonye guhera ku munsi wewe kandi no Moniske yimuri ibirinde binafite indi meaning ivuga iti niba na Moniske yaragiye hariya ikajya kuhitoreza imyitozo yo kuzaturasa reka naho tuhigarurire tubereke yuko no kuri leta majoro yayo cyangwa se niba hatari leta majoro ariko hari ibirindiro bikomeye bya Moniske reka hose tuhakabe babone ko niba nazura umutwe naka tuzabereka ko turi hafi yabo so nagerageje gusobanura yuko buri wese muri position yo gukomeza intambara nta kimenyetso kigaragaza yuko buri ruhande ruri mu kuna muri cumu urebye ikibazo twahereyeho ni M23 irabijyana ku yindi level na leta ariko yabishyizeho yabitangaje gutobuza abademo buse ntabwo uzi ko Israel iyo yatewe ikintu cyambere cyerekana ko Israel igiye kuba mu ntambara y'Open nuko ihamagara abareserviste cyane ko abo twe mu Rwanda twita inkera gutabara cyane ko for your information urumva iyo abareserviste bahamagawe
bigaragaza iyo readiness y'igisirikare kuko igihugu kitarahamagara reserviste umenye yuko burya ntabwo kirajya mu bintu by'intambara cyane ko abareserviste nabo bari mu bantu ngo bakunda intambara no kwishyashyariza nko muri Uganda igihe u Rwanda rwari rufitanye ibibazo n'u Rwanda bivugwa yuko abareserviste ba Uganda bari mu bantu bashyashyarizaga intambara hagati y'u Rwanda na Uganda kuko ikintu cya mbere umureserviste wakubiswe cyangwa umwitinyera gutabara yari major ari kapiteni ntaheruka kubona salaire wenda asigaye adoda inkweto oya kudoda inkweto biragoye nka kapiteni icyo wakora cyose ntabwo wadoda inkweto uri kapiteni uri officer urumva ariko ntabwo buri muri welfare y'ubuzima buhuye n'ubwo wari umusirikare nizo salute ntabwo uziheruka ubone za local defense ubone zande hari naho buca batakuzi badashaka no kukumenya daso ikagukanga ikaba yagukanga ukanemera cyangwa undi muntu usanzwe urumva ariko reserviste wasubije mu marishari yiwe arakubwira ati aguhita ati hajya kayinija uvuga ko ntari mugenzi wawe sha maze yanyura ahantu kuri za modoka za fime akamanura ibirahuri bakabana bose ibiriha byose byibanira no mufuka no kuri message ku kwezi gushize urumva niba bavuza simbizi wenda babavuzwa nko muri Uganda none nigeze ntibyabura ariko bashobora no kubavura bari n'abareserviste ibyo birashoboka ariko abareserviste wasubijemo inyota ziwe nk'ubwo baheruka mu gisirikare nko mu Rwanda for instance abaheruka mu gisirikare cyambara ipeti ku rutugu akaza bagashyira kunda ati sibujya ngo ipeti no kunda birashoboka so abari zavu bakunda intambara niyo mpamvu n'umuhamagaro wa uriya Tshisekedi yakoze uritabirwa ku bwinshi reka guhamagara bari ikiri n'abakurutu babandi bari imbere ya Tshisekedi barimo bavuga ngo tukombeta Rwanda batazi n'u Rwanda ikarita y'agaherere reserviste arakubwira ngo abo banyarwanda twararwanye kabaro cyangwa twarwaniye hamwe kuko muri Kongo hari abarwanye ku ruhande rw'u Rwanda zari sede ariko hari n'abarwanaga wenda ku ruhande rwa Kabila batari muri RCD vice versa so intambara rero ikikwereka ko revo ni impumuro y'indi next level y'intambara muri Kongo hari n'ibintu nakubwiraga haruguru byuko ubona umwe wese arimo kuvuga ati no munyaturaje akabatizwa twamwemera undi nawe ati reserviste nawe naze nitukiri mu by'abakurutu ku buryo nakwizeza abantu yuko mu gihe kiri imbere icyo kizere cyane kitaraje amasinde bazaba intambara zishyushye z'amasaso reka ibyo bajya bumva ibi bombe buriya bamaze kugwiza agatuza M23 yaterenze buriya iriyumva irimo kwiyumva niyo mpamvu ubona nyine nka mwenyewe yimanukira niba koko ari byo saki ese ubwo umugabo w'ingabo ubwo mwenyewe ni Makenga je niba koko ibyo twumva ari byo urumva yiziye saki atari kukeneka FARDC hari ukuntu umugabo w'ingabo yaza oya no hari no gutera morara abantu bari ku rugamba bati ndahari nanjye ntacyo abashaka babyakire mu buryo bubiri kubona ko wenda saki yabifite ubunanirane persistance ya FARDC bigasaba kwizanira komanda mukuru no gukeneka enemy adversaire kuko kugira ngo ingabo high command bari muri high command bemerere umugabo w'ingabo kwegera ibirindiro bikomeye urumva ibyo bisaba ikintu gikomeye bisaba ikintu cyo kuba babimwemereye kwanza kuko komanda nkuru ntago ajya kurwanira ahantu batamwemereye abandi bamwungirije bavuga bati genda nta kibazo baretse marshal wo muri Chad uriya nawe yarabananiye rega cyangwa ni wenda n'indi game irimo utamenya y'abafaransa bavuga ntabwo twaje kuvuga hanga urumva so nkavuga ko rero next level akwitega intambara ikomeye imbere irahari cyane kubona ko imirindi y'abarundi nta kigeze kanga M23 binarimo kuba ishaka gufata sake bataranahagera bakaza niba bazanasura inyuma bakaba basinyana MOU nkuko nyaga yari hari yarimo asinya gutya ukabona komanda arimo gusinya ati muhaduhereze niki ati niko tuhabahaye ntago muhafashe ugende mubizi izo mpapuro dufite kopi hariyo tujyanye hariyo musigaranye nituhabona FARDC tuzahita turwana ukibaza ubundi bazayibona bari hehe ko bazabaragiye David wa ibintu ukoze n'ibintu mbwiye none utesheje agaciro ibintu abantu bari bizeye cyane oya ntabwo mbanesha agaciro mu gitondo ntabwo mbanesha agaciro ayubu mu gitondo yavuze ati wait a bit yavuze ati ntabwo M23 bihagarika imirwano noneho uje ubihuhura kujye kwijyana kuri next level sinzi ariko ntabwo ari nkoresha ibintu byo gutesha agaciro ariko nabwo kumentioning M23 muri ubwo buryo utaboneshoneza na FARDC kandi twagaragaje proof za nawe yavuze ati FARDC nayo ntiyiteguye guhagarika vuga rero belligérant bombi reka tujye twakoresha bombi kugira ngo tubalance ibyo tuvuga ari FARDC iri muri game njya rugamba M23 nayo nakubwiye irimo kwiyumva yewe naganiriye n'umuntu ejo bundi yarampitanye wo muri Amerika avuga ati ariko iyo muca amazi iyo muvuga twarubaya twamushake twakicanga bahagera mweso nimugikira umuvuga mweso murahaze ndavuga ntacyo n'amajwi ndaya afite ntacyo wewe mbwira definition ya mweso yambwiye mweso ndararama nanye ndarambiwe navuga rekera aho ngaho nkwaye umwanya munini cyane
mweso ngirarenze buriya ku buryo namwe ati buriya utajya mu marangamutima y'abanyamasisi n'iki byose bakemera ko mweso iri hejuru yabo ati nta rwose byaba ari sawa ati burya umuntu wa Kicanga yubaha umuntu w'umweso umuntu w'umukire wa Rubaya ngo nuko acukura amabuye yubaha umuntu wa mweso ati umuntu wa Mushaki ageze imbere y'umuntu wa mweso aravuga ati wasoma kuko mweso impamvu yanavugaga ati impamvu abonye baza ari benshi bakaza kumva M23 nambwe yakuriya musaza warimo avanga dore mfite telefone ngo ndimo kwitembera nakora ko muhari ati uriya musaza ndamuzi n'umucuruzi wa mweso n'amazina bayazi n'uriya mukobwa wahawe mikoro na M23 ambwira kamuzi umukobwa umudamu w'inzobe gutya warimo asobanura mu Giswahili yavuga ibintu bya avuga utukuru bari barihishe mu bitaro bya mweso yavuga ko ari umwana bishe umwana wo mu koroneri uba muri FARDC anavuga ati birababaje kuba sori koroneri cyangwa umuryango ufite umukoroneri uri mu Rwanda mu ngabo z'igihugu nawe ukabure mu bahunze nyatura mu bitaro ukaburi muri M23 ahumva ko abazi rero kuri side ya M23 arabazi rwose uno mugabo uba muri Amerika arabazi ni ibintu bavuga za twagiye nizeyo nigaho na kaminuza ati burya usobanura ahantu buhaza ati rero iwacu si mweso ati iwacu ni muri Rucuro atariko ku mutima wanjye habaho mweso ko mweso ni danje mweso n'ahantu wafata ukivuga ibigwi ati none ari naho hakorerwa bitingiye M23 ifite abantu benshi ati nuko barajijutse babaje kumva manifesto yawe ati waye banaguhata ibibazo bakabaza we ko mwafasha ngamuzanye ihe migambi David ntabwo bigiye gufata indi ntera bigiye gufata indi hano kuvuga ngo ngire tukwiye no gusobanukirwa kuko media yaba mainstream media yaba social media abavuga kuri ya ntambara byukuri ni nacyo nashatse kuvuga nakireze rivere ko ikara nyikire hanze nta muntu ufite script y'intambara script no kuvuga ngo ikuntu yanditse design yayo biratugora kuzibona ariko impamvu tuvungura dukiya tukavuga ati abantu bagiye mwese gukora iki kuki batabanje gufata Goma ushobora gusanga mwese ufite kaminuza zijye kuhinga izo Goma ifite wowe bafata mwese kuko twe tutasesenge dusobanura ibisobanuro bwa mweso ukagira ngo bagiye nk'abatembera muri avantere y'intambara ariko bari bazi kiriyo bazi ngo iyo ufashe intellectuals za mweso urumva ubumeze nk'ufashe huye oya Nego ni wari yara buryo academic oya baranacuruza ntago ari academic gusa I mean mu buryo academic baranacuruza ngo n'abacuruzi suko ngo na umujyi uri academic cyane ariko kandi urabizi neza yuko ariko ikintu tutwa cyahuye no kuvuga ngo ufasha abanyabwenge wasomye wabugero bakaregeye urumva abantu bizereza intellectuel nubasha gukonvinsinga mweso uraba konvinsinga igice kinini cya Masisi kuko ndiho harava abantu bakomeye bize bagize bavuga ati mwumvise izo nyeshya byose zivuga zumvikana dadi bati turumva byinjira kuko mu Rwanda byita bavuga ari kumvikana bo babita ba notable uzawufasha abantu bavuga ari kumvikana bashaka no kugufasha gukonvenka abandi muri Zaire babita notable de la région abantu bize kandi bacuruza bigafata nyine abo bamwanga cucu wumva muri Zaire urumva bafite ibirombe hariya yose n'abantu nyine nubwo ari umudepite ariko ari umudepite nawe uvuga rikijyana ukize ntago ari umudepite usanzwe ucungira kuri salary ya $21,000 oya ahubwo nabagenzi be yabahemba akavuga ati shameza 5 niba cyo muzaze mujye kuri bank so urumva the meaning y'intambara n'izi description zose z'ahantu physical geographical urumva gusa M23 yinjizamo n'ibiryo kuvuga ngo hari abantu benshi bahigwa kuko urumva nkari bafunguje abantu bari bihishe mu bitaro yego 70 isi bakeya buriya ufise aba yafunguye muri monasteri ya Mokoto muri kare gace ka Masisi ni benshi nabo abagera nasaga 300 abantu 300 ni benshi n'iminyago myinshi cyane uramutse ubonje kubabona ukaba convincinga ukabwira icyo murwanira ari ama video we afite icyo yasobanuye so bivuze ngo rero next level y'intambara ukeka yuko M23 itahurumbirira Bukavu waba wibeshye ushobora gufata Bukavu mbere ya Goma ikaba rwose yigaruriye Goma yitonze itiriwe inayirwaniramo bandima bagapfukama ikabapfukamisha cyangwa bakajya mu Rwanda Kigali bakajya kuvuga buryano nta yandi babasigaranye nimvugo mu Rwanda ntujye ngo ni ikindi ndima constant ndima Rubavu batise bite byawo na ati nari gavana ntabwo ukiriwe none njike kayiko bari banjike nta kibazo banjike bete bajya kuri bagenzi babo bawira ingoma baba naziranye nibira abantu bangaburiye wewe no M23 bajya bacatinga na mu FARDC kandi ari bantuze ntubone njike yanga kugitaburiye wewe na ngoma bakunda gushaka kujya bagana ku yindi minemero batazi batabanekaho mwinyeshyamba biba ibyo ngibyo mubimenya nyine kuri ya nko mu Rwanda u Rwanda rwafashwe na RPF
igahagarika jenoside ukajya ubona umuntu umwe arimo gusoma amakuru ese shaka urimo gusoma amakuru kandi twari tuzi ko ari kuri muhabura gusa aho yako ntacyo rema bure sibo mana urindi iki niki kandi ubwo wenda no mbere bajyaga baganira ukabona umukoloneli n'umujenerali araje ahise yinjira vana neza no kugira ubona se wowe kutanyuze nirubona cyangwa wahanyuze ariko wari usanzwe uhanga ariko se tukabyiye tubwizanya kuri inyeshyamara no muri leta baraganira buriya no muri presidence hano bamakuru mu 23 yo yikinshasa David bijajabira reka dutegereze iyi level uri kutubwira mu gihe gusa nyine birasubiza inyuma iby'abantu bari biteze n'iby'abantu bumvaga bitekerezwa by'uko M23 ivuze iti reka duhagarike agahenge kagaruke yahagaritse intambara nihe yavuze guhagarika n'u Rwanda nihe yahagaritse n'u Rwanda M23 yari kuba ari ubwa mbere ari ubwa mbere ibivuze kana ese harukuna abantu bajya bizera abantu barwana nkuko bakamera nk'abize Maria na n'umuhungu we ku rubuga rwa Facebook rwa presidence ya Angola barabitangaje ko M23 yemeye kuzahagarika Roseti Roseti idahari yari iri Rwanda babuze kuyitumira mbere ngo bajye basinya ibintu bumvikanye barimo kuyitumira baramaze kubisinya ubundi ko Angola ubundi se bibyemerera iki kandi ariko reka nkubwire yesi byemerera iki niba babisinya idahari ikabyemera ntabwo ibyemera byo turimo kuvuga ibyemera saho yari yemera uretse kuvuga ari byemera mu magambo uretse kuvuga ngo yemeye kibumba rumanga biti kandi nzenza ati hazajya uhakandagiza ikirenge none se bizabwira iki kwakandagiza ikirenge kandi itazi bihabera hako abantu bajye batushushanya gutyo donc nta nahantu yarekuye ibara harekuye ariko yarakuye umubiri ntiyakura umutima ntabwo bize ngo mu muntu none se umutima ntuba mu mubiri wajye mu mubiri romantique ariko umuntu abwira ati ya umutima kure y'umutima kure y'umubiri kure y'amaso siko kure tabira kwizere inyesha baburazikinisha cyane ko nkubwiza ukuri urumva jewe ndabizi hari n'abari bantera amabuye ibyo birabareba urumva na M23 ibiri mu bintu script yawe n'ingizo mu kanya script yawe kuyisoma bisaba kwambara indorerwamo nk'izi zanjye kuko urabona izi nizo gusoma ariko hari ntasoma ntazambaye kugira ngo usome script ya M23 nubisaba kwambara indorerwamo amataratara ukamenya ibyirimo kuko umunsi umwe M23 zabatungura bakubite n'ibendera bakubite ibendera bakubite indirimbo y'ubahiriza igihugu David washoje ikiganiro ibi bifite bibitse muri none se reka nkubaza David none se bari abantu barwana kuko batavuga amagambo menshi nka FARDC ibendera ndirimbo yawe ko ibyo kubyumva yabikora ntiwabonye ukoresha umuganda ngo ni Sarongo Sarongo ariko atari uri Bugesera w'inshuti yanjye Sarongo turagusuje kuko tuzuri inshuti ya Primo Media Rwanda so ino script ni ndende ino script y'intambara ino script y'intambara ngisorezo nta kibazo ntugire ibintu mbaza ariko ino script iri materiwari za presidence zikomeye Washington London Addis Ababa barazifite materiwari Kinshasa Tshisekedi izi game z'intambara azizi neza azikarimo no gukubita imihunda kunuze ibyo Rwanda byose kugira ngo azabitsinde biragoye urumva Bujumbura barayifite urumva kuko niba Bujumbura bohereje ngabo hari hano kuvuga ngo bagiye nabo kugabanya wa mugati ndayishimiye yavuze na bagiye kufata mu kiganza ajya avuga ati none ubwo niba bagiye uzawubagabanya Kigali bite Kigali na Kampala niba hari abantu ahubwo niba hari abantu bafite page nyinshi nabo bagomba kuba bazifite kubera ko bo burya kuri ya mupfu urumva nibo banyira umupfu bari muri banyira umupfu niyo mpamvu bagomba gufata dossier zinuka niyo mupfu nufata hanuka bafitemo za DF za FDL n'iki byose ubwo urumva Kigali uzi ko nari bivuge South Africa barabifite urumva Rwanda bo nabambere bayifite yose Nairobi niyo mpamvu Rwanda ubona ivuga iti ntago mwaje mbere ngo twabyanditse mudahari ariko muzaze mu tubibereke tubahendorerwamo zo kubisoma niyo mpamvu Tshisekedi ubona yacitse intege ashobora kuba n'abantu bari muri script bafiteho n'imikono bamurusha n'ibigango niyo mpamvu yitega ngo makorongo ari buvuga ibingibi makoro yagera kandi makoro ziko bafite ikigo bita Direction Générale de Sécurité Extérieure DGCE ni ikigo gikomeye ku isi gikora nka za seya kiri no mu bakora mu bagira uruhare muri zo script urumva niyo mpamvu na makoro yaje akamuburamo umwanzuro agahitamo kumutunga intoki arimo kureba akavuga ati no script irakomeye cyane yanditswe n'ibiganza bikomeye na za Londres zirimo Monsieur David na za Paris zirimo nyine nibyo navuga Monsieur David na za Beijing Monsieur David en anglais nous disons goodbye en anglais nous disons goodbye ariko Imana izagufasha
ntuzabona ikidorerwamo cyasomwe no security wayisoma kuvuga utereka minetse uro kugira David Bay ibera muri Stade Congo urumva uri kuri kamera ari guseka cyane nanjye nta hantu ndenze nizi dorerwamo zanjye sizo ziyisoma urumva ariko abayifite muri tiroir barayifite bagenda barambaraho page ukabona inyeshyamba zambaye kurusha za guverinoma zose ukabona barusha ingabo za Kenya kwambara bafite bya byombo by'imikenja byihina barana nk'ingabo za Israel babakanya ntabyo bagira FIDC ntabyigira soko izananiwe izi nyeshyamba zifite persistance ingana kuriya ubona atari ku mutogoto w'inkono mw'abantu ziri ku ijambo rya nyirayo soza ikiganiro muramuke turagushimiye cyane bwana David ahubwo bazabe bahimba indirimbo z'intsinzi murakoze cyane asante iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare